Ndagushimiye cyane we mukunzi ubana natwe uko bukeye uko bwije. Ese ujya uzirikana aya masengesho? Uko bukeye uko bwije bamwe mu bakristo bazirikana gusenga, kandi abenshi bagasenga bitakuma mu ijwi rirenga cyane, bava iburyo abandi bajya ibumoso, hasi hejuru. Abo bose baba basenga Imana. Ese ujya usengera bari mu kaga ndetse no kureka kwizirikana, ugahanga amaso umusaraba ukawutumbira rwose umaramaje, ufite ibyiringiro by'uko ibyo uri gusaba umwami wawe uri bwabashe kubibona kabone nubwo kandi utabisubizwa, ukazirikana neza cyangwa se ukizera neza ko ejo n'ejo ibyo uri kwisaba izabiguha? Ese ujya uzirikana imfubyi n'abapfakazi, abarwayi? Ese ujya uzirikana abari mu buzima bagoye kandi bashonje? Ntukirengageze gusenga aya masengesho ngiye kukubwira. Mu gihe ugiye mu kazi kawe cyangwa se mu gihe uri mu kazi kawe, jya ukomeza gusenga aya masengesho uwo uri kunyumva kandi uri kubana nanjye, mu mutima w'ineza mu mutima wanjye, mu buzima bwanjye. Mpa ubugwaneza mu mibereho no gukorera bagenzi banjye. Mpa kubaho nishimirwa ndetse no kwishimira bose. Gira uti: Nyagasani Imana yanjye, uyu munsi ndaje imbere yawe nzirikana ku bwiza n'ubuzima ndetse n'amahirwe wampaye yo kubona uyu munsi mushya mu buzima bwanjye. Ndashima uburyo unsangamo buri munsi, uko unkomeza mu nzira z'ubuzima, mu nzira z'umurimo nkora. Ndagushimira uko umbona no mu bihe byiza ndetse no mu bibazo, ndetse no kuba uri kumwe nanjye mu bihe byose. Ntabwo ujya unsiga. Iryo sengesho buri kurisenga uko byutse uko bukeye uko bwije. Ongera uti: Nyagasani Imana ishobora byose, mwami wanjye, Imana isumba byose, uyu munsi Nyagasani komeza kunyobora muri byose, mu bwenge bwo kumva icyo nakora kugira ngo ibikorwa byanjye bibe mu nyungu z'abandi, no gukora mu butumwa bwo kubaka umuryango no gufasha. Sinshaka gusa gukora ibyo nshaka, ahubwo ndashaka gukora ibyo wanshizemo n'ibyo wampaye n'amahirwe wampaye. Gira uruhare mu buzima bwanjye bw'umunsi wose, kugira ngo nkore mu bwitonzi n'umurava no mu rukundo wampaye. Ongera imbaraga mu isengesho ryawe maze ugira uti: Nyagasani Imana ishobora byose, ndaguhamya ko ndi umukozi wawe. Mpa imbaraga zo kugendera mu murongo wawe. Nshaka buri kimwe cyose nkora kiba kimeze nk'uri kugikorera mu nyungu z'abandi, ku buryo ibikorwa byanjye bisiga inkingi y'ubuzima mu kazi, mu mibereho no mu buzima bwa buri munsi. Ndakwinginze kandi ndakwizeza gukomeza gukorera mu kuri, gufata ibyemezo bifite ireme, ndetse no mukomeza gukorera umurimo wuje umucyo n'urukundo. Ongera ugira uti: Mana ishobora byose, ndagusaba kandi ubufasha bwo kubaho nk'umuntu w'icyubahiro wubaha abandi, ndetse no guharanira imirimo myiza. Ubufasha bwo kumenya uburyo bwo guhagararamo igihe ngeze mu bibazo, ndetse no kuzamura agaciro k'umutima wanjye, nubwo tudakora, kugira ngo duhure mu buryo bwiza gusa, burangwa n'imyitwarire myiza gusa. Ariko no mu gihe nageze mu bibi, Mana ishobora byose, jya umpa kwihangana ndetse no kurwanya ikibi, kugira ngo kineshwe n'ikiza. Zirikana aya masengesho ni kukubwira. Zamura isengesho ry'umutima wawe maze ugira uti: Mana ishobora byose, ndakwinginze mpa gukora ibyagirira buri wese umumaro, kandi nshaka ko umbabarira mu bikorwa byanjye byose naba narakoze bitameze neza, bitagenze neza. Mpa kugirira neza buri wese. Mpa kugira ngo nkwereke imbaraga n'ubwenge bwo kubona ibisubizo by'ingorane zose duhura nazo mu kazi. Duharanire ikinyabupfura, tugira Yesu muri byose, kandi dufata iya mbere mu kubaha ndetse no kubabarirana. Komeza ugira uti: Mana ishobora byose, mu kazi kanjye uyu munsi ndashaka gukorera Imana kandi gukora ibikorwa bigirira abandi akamaro. Nzakora mu kwihangana, mu kubaha ndetse no mu kubaka umubano mwiza. Nzakora n'umutima wanjye wose. Nzakomeza ku isezerano, cyangwa se nzakomera mu gukomera mu isezerano wampaye mfitanye nawe. Nubwo nzi neza ko isi izahura n'ibibazo, nzi ko imbuto zose ziri mu kubaho neza no gukorera hamwe n'Imana. Nshaka gusakaza urukundo, amahoro ndetse no kubahana no kubana n'abandi
buri wese tukabana mu mahoro. Ongera ugira uti mpa byose Nyagasani, nkorere mu gutanga ibyiza ndetse no gukorera abandi. Ngende imbere yawe, nzakora mu myitwarire myiza, nshaka kubona ibyo wanshizemo mbiha bagenzi banjye. Mu bikorwa byanjye byose ndahamya ko uhora unshigikiye, unyobora nubwo nayoba, uranyobora nkabona inzira. Uyu munsi Nyagasani ndakwinginze ngo unyereke ko ushobora gukorera neza mu buzima bwanjye kandi nabyo nkabikorera abandi. Byavaho ngufite, gira uruhare, gira icyo ukora ku buzima bwanjye, gira icyo ukora ku buzima bwa bagenzi banjye, gira icyo ukora ku mibereho y'abandi benshi bafite ubuzima n'imibereho bitameze neza. Ese ujye uzirikana gusengera abadafite akazi. Mu gihe ubyuka ufite akazi kawe ka buri munsi ukajya kugakora, ujye uzirikana gusengera abadafite akazi. Gira uti Nyagasani Mana ishobora byose, ndaje imbere yawe uyu munsi nkwisunze birenze uko nakwisunze igihe cyose. Umutima wuzuye impuhwe no gukunda Imana yanjye, wowe ushyira ibintu byose mu mwanya ukwiriye. Nzi neza ko ushyira abantu aho bagomba kuba bari uyu munsi wa none. Ndasenga kubw'abavandimwe bacu, inshuti n'abandi badafite uburyo babona ibisubizo by'ibibazo byabo by'ubuzima, bw'ingaruka z'uko badafite imibereho myiza. Imana yacu ishobora byose, ndakwinginze ngo ubarinde umutima wabo ukomeye, ubukomere, ubarinde gucika intege ndetse no kwiheba mu gihe bafite imbogamizi. Ndasaba ko uba hafi yabo, ukaba amahoro y'umutima ndetse n'ubugingo bwabo n'imbaraga zo kwihangana. Fasha buri wese ufite inyota y'akazi, umwereke inzira, ugire uruhare mu mirimo y'abavandimwe be ndetse n'imirimo y'abavandimwe bacu, ndetse ubashyire aho babona amahirwe y'ubuzima n'ubwiza bituruka iwawe. Nyagasani tuzi neza ko iby'ubuzima bitera kwishisha ndetse no kwibaza byinshi no gucika intege, ariko kandi turizera ko mu maboko yawe hari impuhwe kandi ko hari wowe utanga impano zose muri byose. Ndagusaba ngo ubaze buri wese ufite ibibazo by'ubushomeri, ufite ikibazo cy'ubushomeri, ngo umurebere inzira agomba gucamo kandi ayirebane ubwenge n'umurava. Uko bagenda barakora, uko bakora ufungure imiryango n'amahirwe y'ubutunzi no kubona akazi. Ndasaba ko buri wese wifuza akazi yakongera kwigirira icyizere. Mana yanjye ukomeze guha umutima n'umwuka w'abakene gukora kugira ngo babashe kubona akazi karangwa n'uburenganzira, ubuzima bwiza n'ubushobozi bwo kubaho neza, ugukorera ndetse mu gihe cyose cy'ibibazo no mu gihe cy'ibisubizo. Bakomeze baguhimbaze, bakorane ibyiyumviro byiza, bakorane amahoro meza kandi bahobeho bashima kandi bagushimira. Nyagasani dufatanyije n'aba bantu badafite akazi, tugasaba ngo bashyire mu maboko yabo, ugashyire mu maboko yawe, ubashyire ubwiza mu maboko yawe, maze ubashyire amahirwe ku nzira zabo za buri munsi, kandi uzabashyire ahabona ibibafasha kugira ngo babone icyo bakora. Uhoraho Mana ishobora byose, komeza kurengera na ba bandi badafite kivurira. Mbese ujye uzirikana gusengera ba bandi, abashonji, abakene ndetse n'abarwayi. Komeza ugire uti Mana ishobora byose, Mana yacu uyu munsi ndaje imbere yawe n'umutima wuzuye agahinda no gukunda. Nzi neza ko uri Imana y'imbabazi, impuhwe n'urukundo. Ndakwinginze kubw'abashonji, abakene, abarwayi, abo bose wowe ubafasha guhindura imibereho y'umuntu kandi ukamushyira ku murongo mwiza. Mana yanjye, Mana ishobora byose, ndasaba ngo utabare abakene bacu, abagowe n'ubuzima bacu, abafite iby'ibanze byo kubaho umurimo wawe. Utwigishe gukunda ndetse no gufasha abababaye, kandi turabizi ko ari wowe wabasha kubaha amahoro n'ubwuzu n'umutima ya benshi bikaba ibyiza kuri bo. Twegereye kandi umuryango w'abashonji, tukabasaba ngo bagirirwe imbabazi n'ubwuzu, bagire imbuto z'ubuzima bwiza kandi babone
ibyo bakeneye by'ingenzi kugira ngo babashe kubaho. Nyagasani, ndagusaba ngo ugaragaze impuhwe zawe ku bafite ibibazo by'ubuzima, abantu barwaye, abashonji n'abari mu bibazo bitandukanye, twifuza ko wabashyira ahantu heza. Gira ubavure, gira uruhare kandi mu kubarinda, kandi ubakize uburwayi bwose bwatuma babura amahoro. Ufate abo bose barwaye umutima, barwaye mubiri, cyangwa se barwaye mu mwuka, cyangwa se barwaye indwara zigiye zitandukanye, maze ubashyire mu butabera no guhumurirwa n'imbabazi zawe, maze no kugirirwa neza n'ubuntu bwawe, maze bibe muri bo, maze bazirikane urukundo rwawe. Gira ngo udushoboze kubaho kandi kubana n'abakene kandi tunezererwana nabo, kandi ngo utabare, ubagirire icyizere kandi utabare ubugingo bwabo. Ubike kandi ababaye, abakene n'abana, abagore, abagabo n'abandi bose babaye mu buzima budashimishije. Nyagasani, ubwo buruhukiro bw'amahoro n'ubutunzi tubusabiye buri umwe wese wagira ubufasha, wagira ibyiringiro, wagira umutima uhamye wuzuye ibyiringiro byo kugusaba kandi akwinginga. Mana, nshaka kugirirwa neza ku bantu bafite ubuzima bubi, cyane cyane abadafite ubushobozi bwo kubona ibyo bakeneye. Turakwinginze ngo ukomeze kubakorera hamwe kandi bakomeze kuba bamwe, bakomeze kuba intwari zo muri icyo kigeragezo kandi ubahe kwihangana. Komeza kubafasha mu guhuriza hamwe imbaraga z'umuryango. Ndashaka ko urukundo rwawe rwigaragaza mu bikorwa byabo bya buri munsi, ngo buri muntu wese abone amahirwe yo kubaho mu buryo bugaragariza abandi agaciro. Nyagasani, turagushimira ku rukundo rwawe n'impuhwe zawe zitagira ingano, zihore ziri kumwe n'ababaye mu bihe byose. Uturinde ibibazo mu mibereho, mu bibazo mu gice cy'ubuzima bwacu bworoshye cyangwa se ubukomeye. Uduhe amahoro n'umutekano, maze usoze ugira uti mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ese ujye uzirikana gusengera, gusabira abaturanyi bawe, abavandimwe bawe ndetse n'igihugu n'itorero. Ujye ubizirikana, ugira uti Nyagasani Mana ishobora byose, Mana yacu, uyu munsi ndaje imbere yawe mfite umutima wuzuye urugwiro, nkwisunze mu rukundo n'impuhwe zawe. Nzi neza ko uri Imana itanga imbabazi, ikora ibikorwa kandi iteka, kandi ikunda abantu bose ku isi nk'uko itwitaho buri munsi. Ndagusaba ngo wumve amasengesho yacu, ubashe kugirira neza abavandimwe bacu, abaturanyi bacu, igihugu cyacu ndetse n'itorero ryacu. Nyagasani, ndasenga kubw'abaturanyi bacu cyangwa se banjye, nimvuga bacu uvuge banjye. Nyagasani, ndagusenga kubw'abaturanyi banjye, mbashimiye ko dufitanye umubano mwiza, kandi ndagusaba ngo uturinde ubarinde ingaruka z'ibibazo by'ubuzima. Abakwiye imigisha n'abakene ubafashe gukomeza kugira amahoro n'umuryango wacu mwiza ushobora kubana mu bwumvikane n'urukundo. Turagusaba ngo uzigaragaze nk'Imana, ugaragaze imbabazi zawe kuri buri muntu wese. Mana, ndagusaba ngo umuhe umugisha wawe kubw'abavandimwe bacu, yaba abari mu gihugu cyangwa se abari hanze yacyo. Buri umwe wese aho ari hose abone imigisha yawe, ubarinde ubashoboze kugera ku nzozi zabo, kandi ubarinde ibibazo, ubahumurize imibereho myiza n'ubuzima bwiza. Ubarinde mu bihe bibagoye, ubarinde gucika intege mu nzira z'ubuzima no mu bikorwa byabo, mu bwenge n'ubushobozi bwo gukunda no gufasha abavandimwe bacu, kugira ngo twese tugere ku byo twifuza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani, kandi ndagusenga kubw'igihugu cyacu waduhaye, mu buyobozi ubwenge n'ubunyangamugayo, kuyobora igihugu cyacu mu buryo bwiza. Utuye muri iki gihugu wese twifuza amahoro, umutekano, iterambere ry'ubwiyunge. Tugusaba kandi ngo ugaragaze imbaraga mu kubaka igihugu cyacu gifite Imana, gifite ubuzima, gifite byose cyifuza, gifite byose kinezerewemo, kugira ngo ubumwe n'ubufatanye n'amahoro biganze mu gihugu cyacu. Nyagasani, kubw'itorero ryacu ndasenga ko urigirira umugisha, ko uriho umugisha
bwiza kandi ukarimaho umutima w'umwuka w'ubumwe ufasha abayobozi b'itorero n'abakristo bose kubaha ubutumwa bwiza, kubaho kwemera ndetse no kubana mu rukundo rwuzuranye. Dufashe gukorana n'Imana, dufashe gukorana na Mana yacu, gukora ibikorwa by'ubumwe kandi kuba imbarutso y'iterambere n'amahoro mu itorero ryacu. Nzakomeza gusenga ngo dukorere nk'itorero ku bwiza kugira ngo tugere ku ntego, dukwirakwiza ubumwe n'urukundo n'ubutumwa bwiza. Nyagasani, turagushimira ku bwiza bwawe n'uburyo utwitaho buri munsi. Twese dufite icyizere cy'umunsi ku wundi uzatuyobora, utwigisha kugira umutima mwiza. Komereza benshi mu nzira yawe, ukomereze bamwe benshi mu nzira yawe, maze hamwe njye nawe twese tuzibane mu bwami bwo mu ijuru. Zirikana isengesho ryo gusabira abafunze ndetse no gusaba imbabazi. Gira uti: Imana ishobora byose, Imana isumba byose, uyu munsi ndaje imbere yawe n'umutima wuzuye agahinda. Nzi neza ko uri Imana ikunda, itanga imbabazi kandi ishyira mu bikorwa ubutabera. Ndagusaba ngo ugirire imbabazi abari mu nzu z'amagororero, abakristo, abari mu magereza, bari hirya no hino, bari mu bihano n'abari mu bibazo by'ubuzima byatuma bahura n'ingaruka z'uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Imana ireba imitima yabo bose, wowe ushobora kugirira neza buri wese. Ndakwinginze ngo utabare abari mu mazu y'amagororero, ubakuburire cyangwa se ubakingurire, maze ubereke inzira z'ibyaha, maze byabo babashe kukwerera imbuto nziza, kandi ubafashe guhindura inzira zabo. Ndifuza ko imbabazi zawe zigaragazwa ku bantu bose bari mu magororero hirya no hino, cyangwa se abashaka gutera intambwe nziza. Ntukagirire uwo wanga, ahubwo ume amahirwe yo kumpindura n'imigisha mu buzima bwabo. Nyagasani, fasha kandi buri muntu wese ufite umutima wuzuye agahinda, ubumenyi cyangwa se ibyaha, kubisabira imbabazi no kugira imbaraga zo kubireka mu nzira y'ubwiyunge no gusubira mu nzira y'ubutumwa bwiza, kugira ngo bagaruke mu murongo w'amahoro w'ubwenge n'ubwihanganane. Mana, ndagusaba ngo ubarinde ibyago byose, kuraho ingaruka zose zabateye kugira ibyaha cyangwa se kubura ibyiza mu buzima bwabo. Gira ngo ubafashe amahirwe, ubahe amahirwe, ubuzima bushya no gukora ibihamye. Ubafashe kubona umucyo ndetse no guhumurizwa n'umutima wuzuye kwizera. Bazirikane ku bworoherane, urukundo no kubabarira. Dushishikarize kubaho mu buryo burangwa no gutanga imbabazi n'umutima w'umuntu. Turi kumwe nawe kandi tuzakomeza igikwiye, tuzongera kubona amahoro mu nzira ya Yesu Kristo. Amen.